Shalom shalom muraho. Witeka tugushimiye umunsi mwiza, uburinzi, ubuntu bwawe, amahoro atangaje. Habwa icubahiro kuri Imana yacu isakaye ubwiza. Isezerano ryawe ni ukurinda abakubaha, kandi waravuze ngo mubwire abakiranutsi ko bazagubwa neza, bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ibihe bikomeye byaza n'ibindi, ariko uravuze ngo bazagubwa neza. Tanga kugubwa neza mubera n'abagukunda bose, ubarindishe ukuboko kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugeze mu gice cya 21 Abami ba mbere. Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Ahabu ni umwami wa Isirayeli, ariko agiye kunyaga Naboti, umuntu simple usanzwe uruzabibu, ariko yari yararurazwe, wari umurage we, yanga kurutanga, yemera kuruzira. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli, yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati, mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo c'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzabibu ururuta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya ba sogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo, sinaguha gakondo ya ba sogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro ce yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati, niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati, nuko navuganye na Naboti w'i Yezereli, kamubwira nti, mpa uruzabibu rwawe turugure ifeza, cyangwa washaka nkaguha urundi mu cimbo carwo. Nawe akansubiza ati, sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati, dorere ntutegeka ubwami bwa Isirayeli, byuka ufungure ushire agahinda, ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli. Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatisha ikimenyetso ce, azohereza abatware n'impura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika kuri izo nzandiko ngo, nimutegeke abantu biyirize ubusa, maze mushire Naboti imbere yabo. Imbere ye muhashire abagabo 2 b'ibigoryi, bamushinje bati, watutse Imana n'umwami. Nuko muhereko mumujyane, mujye kumutera amabuye mumwice. Naboti yararenganye, yahuye n'umugore w'ikigoryi, nawe nuko. Abagabo b'ibigoryi bahozeho ntaho baroye, n'ubu barahaba. Abagabo bose b'indarikwa babeshera abandi, abagabo bahimba ibinyoma, abagabo bararira ijoro abandi, n'abagore barahari b'ibigoryi. Bicisha benshi babarenganyije mu isi yose babaho. Ariko Imana itajya yemera kurengana. Imana yanga akarengane. Tiwarenganya ngo bizagende gutyo, tibakurenganya ngo bizagende gutyo. Imana itagize icyo bikoraho. Nubwo waba uri ubusa bakubona nk'imbaraga se, ariko ku Mana uri w'agaciro ko hejuru. Imbere nuko abatware bo mu murwa nabi imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho,
kuko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bashira Naboti imbere yabo. Akomana yanjye we. Maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati, Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati, haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'Iyezereli yangaga ko mugura, ntakiriho, yapfuye. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli kuruzungura. Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Eliya. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riti, haguruka umanuke usange Ahabu umwami w'Abisirayeli utuye i Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti, yagiye kuruzungura. Umubwire uti, Uwiteka aravuze ngo, nuko urishe urazunguye, urishe urazunguye. Maze umubwire uti, umva uko Uwiteka avuze, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'ayawe, kuko uwicishije inkota ngo yicwa n'inkota, niko Bibiliya yo ibivuga. Aha babwira Eliya ati, urambonyega wa mwanzi wanjye we. Bari barahanganye cyane, bongeye guhura kandi. Nawe ati, ndakubonye kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Umva, nzakuzanira ibyago ngutsembe rwose, nzamara umuhungu wese kuri Ahabu. Uwo n'Uwiteka yivagaga, uw'imbata n'umudendezo mu Bisiraheli. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko mwandakaje ukosha Abisirayeli ngo bancumure. Kandi ibya Yezebeli Uwiteka arabihamya atya ati, imbwa zizarira Yezebeli ku nkike z'i Yezereli. Uwo Ahabu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro. Nta wigeze gusa n'Ahabu wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka, yohejwe n'umugore we Yezebeli. Mana ya biragatsindwa kugira umugore w'umunyamahanga. Nicyo gituma bakizwa banga ko abantu bashaka abanyamahangakazi, yana batizera, badakijwe, abo mudasangiye kwizera. Bazana iby'iwabo, bazana ibyaduke biteye ubwoba. Nuko yajyaga akora nabi, akurikira ibishushanyo bisengwa, kuko Abamori babigenzaga kose, abo Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko Ahabu amaze kumva ayo magambo, atanyaguza imyambaro ye, yambara ibigunira, yiyiriza ubusa, yirirwa aryamye ku bigunira, akagenda abebera. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishubi riramubwira riti, ubonye uko Ahabu yicishije bugufi imbere yanjye? Kuko yicishije bugufi imbere yanjye, sinzamuteza ibyo byago ku ngoma ye, ahubwo nzabiteza inzu ye ku ngoma y'umuhungu we. Imana ni nyembabazi, ariko unyumvire, ahindukiye gato kera Imana ikabiragarutse. Nta kindi Imana ikunda ku bantu, ikunda umutima uca bugufi ukihana. Mana, mu izina rya Yesu ngushimiye ko uri Imana. Cyangwa hakaboneka abantu bafite umutima wa Naboti,
badashaka kwemera gutakaza umurage wabo. Esawu yarawutakaje kubera ifunguro, bituma asazana umuvumo. Mwene nyina aramuyobora ahinduka Isirayeli. Naboti arabyanga, yemera gupfa. Bivuga iki mu mwuka? Guharanira umurage no gukomeza ibyo twasezeranijwe burundu, tutabigurana n'ibindi bihendo by'amaso byose. Komeza abakwizera, ubahe gushikama, bakomeza icyo bafite, hatagira ubatwara ikamba. Urakoze kuturinda no kuturagira uyu munsi ube mwiza w'umugisha n'imbaraga, kugendererwa no gusurwa, ubumana bukwire mu bantu. Turabyizeye ku bwa Yesu umwami wacu. Amen. Amen.